twafunguje Ruhengeri Colonel Rizinde Biseruka Muvunanyambo n'abandi bazanye n'abandi ariko bageze mu Birunga ko twafunguye prison tugeze mu Birunga ubwo twari dufite ibyishimo byuko tubonye abakomanda abamajoro abantu bakomeye bize igisirikare bateye ubwoba bagiye kudufasha urugamba noneho bazi n'imirwanire yabo bari bavuyemo noneho banabarakariye cyane kuko bari barabafunze ngira ngo burundu mu munyururu nihuse nababwira urugero rumwe rwari Rizinde yari ibyumba mu gihe cyo guhagarika jenoside abona amakuru kuko yari komanda mukuru yari afite escort yari afite radio amenya amakuru ko ikigo cya Kanombe inkotanyi zagifasha we ubwe bimunanira kwihangana ati nyana zimbwa ziragifashe sha azizifashe kiriya kigo ati ziragifashe gutyo ati ziragifashe ati baragitaye ati baragitanze atari ko barabeshya atabaye komando babigogwe nibahagera baragisubirana ubwo urumva ni umuntu twari tumaranye hafi imyaka 4 ku rugamba ariko urumva imyumvire ye n'imyaka ye nuko byari bimeze harabo utashoboraga guhindura nubwo wagira gute yego ubuze ubunyarwanda ntaraswa ntimwamurashe ariko se yavuze iryo muraryumva muramureka u Rwanda ni igihugu kirangwa umutekano twahawe n'ingabo za FPR inkotanyi zari zirangajwe na nyakubahwa Paul Kagame perezida wa Repubulika izo ngabo rero zahagaritse jenoside ziracyahari ntaho zagiye ahubwo zigaye zifite n'ubushobozi burenze bw'icyo gihe rero uwaba wibwira wese mu karere cyangwa ahandi ko ashobora kugarura icuraburindi mu Rwanda uwaribeshye kuko nk'uko Bonhomme yabiririmbye inkotanyi ziracyari zazindi